Imana ibaha agakiza cyangwa ibice tujya kubahamba. Niko gahunda imeze. Nta muntu uzabuza abantu kuvuga ishimwe ry'Imana. Ariko nimba abantu bashima Imana mukabagira ikuzimu kugira ngo ibisubizo byagezweho bahwane nabyo, Imana ikumpera agakiza nitakaguha upfe baguhambe, ariko tuvuga Imana yacu nta kibazo. Hari wabyigambye arabivuga ataba diaspora nibo bamushuka ari amafi niyongera kuyarya, kandi koko barabikoze birakunda muri icyo gihe. Akasana barusha Imana imbaraga kuki bagamba ibi bigaso. Birakunda hoya Imana irabareka. Imana yacu, Imana se yajya guhangana n'abantu nk'abariya, irakureka ukabikora. Urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe, ukabikora ukaruga koko inyatsi kinjira, Imana ikareba iti utunyatsi twose abademoni bose b'inyatsi bamuzanire bamugereho pe kuko bangezeho. Noneho ahantu ntega nkoresha turuwasa nkajya mbura turuwasa zo gutega moto n'urwego naringezeho rwo kuba afite imodoka. Nagurishije imodoka ibihumbi 200 Maganatatu y'Abanyarwanda. Ibihumbi 300 y'Abanyarwanda hari buvemo ibihumbi 15 by'umukomisiyoneri. Ngewe ntago njya mbeshya. Yibuje ibihumbi 300. Mugabo uguha amafaranga nyuma akaza kuyakwishyura. Izo mbusuri ntago zishobora kugera ku buzima bwanjye, uzabaze uzanaperereze. Niyo mpamvu na Yesu yamaze kubona ko ndi umugore w'umugabo umwe ari we Yesu. Ndikuzo Emi, ndabasuje mwese badukurikiye muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndanezere kubw'uyu mwanya, nambaye na karuvati, ndasa neza cyane. Umbonye wahita ubona ko nsa neza. Nubwo ntari kugaragara muri kamera ariko muranzi. Utanzi ndamusuje cyane, Imana imumugisha kandi Imana imugire neza. Ndaneze kubw'umwanya w'agaciro, n'umwanya ukomeye, n'umwanya abantu benshi batabonye, ariko ngiye ngira ubuntu bwo kubona uyu mwanya ndi kumwe n'umubyeyi mama Charlene. Ni umubyeyi kandi urabizi neza ko yirwanyeho. Icyo turi buze kugarukaho, ubundi bagore birwanaho bate bakabishobora. Hanyuma ndashimira abantu bose badukurikiye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane mukurikira Ihumure TV. Imana ibagire neza. Hanyuma kandi si ibyo gusa, nanone ndashimira abantu badukurikiye muri Australia, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya nuko ndabasabira umugisha, ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Abari muri Afrika bacu by'umwihariko hari akavura, hari akazuba, byose biravanze, hameze neza. Urakoze subscribe, urakoze cyane. Niba ukunze iki kiganiro ukore like, hanyuma inkunga ikomeye kuri iyi channel no gusangiza abandi iki kiganiro cyangwa se gukora share. Murabizi ntabwo igihe kibaye kinini ntari kumwe n'uyu mubyeyi mama Charlene. Uyu munsi nongeye ko nago namugoye gitumo. Nagoye gitumo harya? Gitumo ibaho. Ariko shamuzi kubeshya. Muba mwabiteguye. Ikindi wabeshye. Abeshye kandi iyo umuntu ari kumwe nanjye yirinda kubeshya. Bababwiye ngo wambaye ikote na karuvati. Wanakize ko tandeba. Wambaye isengeri, wambaye ariko ubwoko buragwira. Ajya siga nicarana n'abantu babeshya. Umugore turi hano nyine murabizi ntagira ibanga, byose abishyira hanze. Ashize hanze. Aga mu bigaragara nambaye neza. Wambaye neza nyine, ariko iyo uvuga nibyo wambaye ariko ntacyo bitwaye. Abashaye ubone ntashiramo agakabutura. Naryo nashyiramo. Wambaye agakabutura kakubera ariko. Kambera pe. Ariko ikibazo ntabwo ari ngombwa kwambara ibimbereye, ngomba kwambara ibinyubahishije ku giti cyanjye. Ntabwo nambara ibimbereye gusa. Ibigutiya wambara. Umuco w'Abayuda kwambara tukageza ku birenge, n'umuco w'Abayuda gutega agatambaro, n'umuco w'Abayuda. Mbese uri umuyuda? Ndi umwe mu Bayuda. Ari umunyarwandakazi. Ndi umwe mu Bayuda. Ubwo ari umwe mu Bayuda ukaba utangiye gucogorera imbere, ntabwo upfuza apfa ndi mwene abo ngabo. Sinzaho icyizere ugikura. Munyemerere tubanze tumusabire umugisha kubera ko yemeye kuza kwihumure iwacu, tugira ingeso nziza yo kubanza gusenga. Turagushimye ko ugirize neza data. Uyu ni umwanya w'agaciro, si benshi bawubonye, twe twabonye ku bw'ubuntu bwawe, suko twakiranutse n'imbabazi zawe. Data urakoze kuduhaye umwanya wo kuganira n'umubyeyi. Ntekereza ko ni byinshi wamunyujemo bigira benshi umumaro. Nubwo hari abatabikunda ariko n'ubundi ntawemerwa na bose. Ariko ibyo unyujije muri we n'umwuka wawe umushoboza kubitanga bikagira benshi umumaro. Umushigikiye ntaba ari we, nanjye rero ntaba ari nge, kandi umuntu wese ureba iyi video umuhe umugisha, umugire neza. Abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi, imigambi yabo, imiryango yabo, akazi kabo ka buri munsi, business bakora, amasomo biga, data ubafashe ubashoboze kuko bafashe uyu mwanya wo kureba iyi video. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze.
amen. Kandi usibye kuba mudukurikiye kuri Humure TV nanone kuri Mama Charlene official abadukurikira nanone kandi iki kiganiro muri buze kukibona hanyuma nimwe muherutse ijwi rya Ikuzo Emi kuri Mama Charlene official ariko noneho uyu munsi muri buze kuba muryumva. Imana umugisha mwese abakunzi bacu bo muri gano hino ku isi. Uyu mumama Charlene no mumama wirwanyeho nicyo turi buze kugarukaho muri iyi minsi. Ese abagore bihagararaho gute bitwara bate izo nama muzimuziho. Uyu munsi rero nabwo ari buze kugaruka zitanga ariko ndabanza kumubaza mbere y'ibindi byose hari ibiganiro byinshi muzi yakunze kugarukaho by'abahanuzi rimwe na rimwe bagiye bavangirwa abandi bakavuga ibiri byo bigasohora ibindi ntibisohore avuga ngo Imana yavuganye natwe kandi irabisohoza. Sibyo yavuganye nayo yarabishoboje byose mbere ko tukomeza. Kwere ko bisohoza. Ujyanga se bunabibabwira sigaza ubwenge ibyihorere je urabona nakubwira ngo Imana yampaye imodoka cyangwa etaje cyangwa yampaye amafaranga ariko sha barakutse bagutera nijoro horere ibyo bankoreye ubushize nabivuze wa mugore amaze guca kenge ntabwo ari uguca kenge oya reka nkubwire kubivuga si ubujiji kubiceceka si ubwenge ahubwo ari isengesho ndi gusengesha isengesho rivuga ngo nimba abantu bashima Imana bakabagira ishyamba umuntu yahagarara mu rusengero ati ndashima Imana yampaye akazi k'ibihumbi 100 bagahita bamugira mu bapfumu. Ndashima Imana imaze imyaka 10 ntabyara none nabyaye ntagaheke. Nimba umuntu avuga ngo nari nsigaye ndi kurya ntararyaga bagatangira kumuhiga nazamuwe mu ntera mu kazi bagatangira gushaka kumwica naguze imodoka nziza uragahwana nayo hari isengesho ndi gusenga. Ntago tuzaceceka kuvuga aho Imana yadukuye ibyo byo ntago bishoboka. Wumbaye incecetse agahe gato ntago tuzaceceka ngo tuceceke tuvureke kuvuga imirimo y'Imana tuzabivuga ahubwo bene abo hari isengesho nabasengeye Imana ibahagakiza cyangwa ibice tujya kubahamba niko gahunda imeze. Nta muntu uzabuza abantu kuvuga ishimwe ry'Imana ariko nimba abantu bashima Imana mukabagira ikuzimu kugira ngo ibisubizo byagezweho bahwane nabyo Imana ikumpera agakiza nitakaguha upfe baguhambe ariko tuvuga Imana yacu nta kibazo. Ngaho mwaka byaramwe ko tubashyinguye ko kabaye uzi kubiceceka uzi nkubi bishimwe mfite sha ariko Imana ibaye gufunza akanwa umwanya muto. Fite ishimwe ribyibushye nkamuga n'abantu ngo fite ishimwe ribyibushye ariko ntago bunabivuga kubera icyo ucecetse nyine ni impamvu yo ko gutinya ko bakoro bahagakiza cyangwa ibanike ubundi ubona uvuge vuga bongere bankorera nk'ibyo bankoreye ubushize najyaga avuga ngo ukuntu ndi kurya amafi banezezwa nuko uvuga ngo uzi ibintu banezeza kuvuga ngo abana babuze minerivare ku mwana baza kurigira kuri kamera abana banjye babuze minerivare amafaranga y'inzu yabuze narubatse inzu yanjye yanze kuzura rwose mu ntabare ibyo by'abaguha amahoro nayo makuru bashaka kandi ayo makuru twarayarenze nubwo ateze kuza ku buzima bwabo azagaruka. Ushize najyaga mbwira abantu disi ngira ngo abantu babakene biyumvemo ko Imana izabazaho kuntu usigaye ndya amafi ya file n'inyama z'umwijima isombe amata yishyushyu n'ikivuguto igaziye ya fanta ibintu nk'ibyo kagira ngo abantu bari kwishima abandi bari kubohoka kumba abandi ati niyongera kurya ari amafi kandi koko hari uwabyigambye arabivuga hari uwabyigambye arabivuga ataba diaspora nibo bamushuka ari amafi niyongera kuyarya kandi koko barabikoze birakunda muri icyo gihe akasana barusha Imana imbaraga kuki wagambi ibi bigaso birakunda hoya Imana irabareka Imana yacu Imana se yajya guhangana n'abantu nk'abariya irakureka ukabikora urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe ukabikora ukaruga koko inyatsi kinjira Imana ikareba iti utunyatsi twose abademoni bose b'inyatsi bamuzanire bamugereho pe kuko bangezeho firigo ndayicamora buri cyo ushiramo ndayicamora ko kuko yabyigambye yagiye no mu bapfumu ashaka amafaranga uwo muntu se yego urumva
ataba diaspora nibo bamushuka ubwo urumva ngo hari akantu yari yamaze kubakorera nyine gatuma ntawe uzongera kundeba. Firigo ndayicomora gusa nakennye nk'umukire. Ukomeje kumusirimukaza. Umukire iyo yakennye areka kurya inyama akarya intoryi, akareka kurya ifi akarya indagara z'umunyu. Nuko nakennye nanjye, ariko narakennye witonde. Byaragaragara. Narakennye ntago wabimbonaho, ntago Imana yacu ari ukwikora mubibona. Narakomeje ndacya mera Akaba kameramani ubona bo nta kigenda yakaba yerekana ko nta bintu yenda ku kamera, na kamera amagambo ndi kuvuga niyakenewe. Uri kumva? Ndakomeza ndibyibuhira, Imana ikajya impisha muri superi. Nyine uwo muntu udoga yanaza kuri kamera akabona uyu mugore ko ntacyo abara, yagira ngo nzamere gutya nkunjame. Suko Imana yacu ikora, igukubitira mwigunira kugira ngo utabyimbirwa abantu bakabibona. Twategereje ko inzara igukubita turaheba wa. Ntago babibona ariko bazarinda bagikuzimu batabibona. Urumva ibyo bintu mbibamo. Ndekere nkajya Mbura desi mama Charlene official nkurikiranwa n'ibihumbi 23. Isabune ya Maganatatu, Imana indebe, ibiceri 200 ngo abana babasha gufura imyenda nkayabura. Noneho ahantu ntega nkoresha turuwasa nkajya Mbura turuwasa zo gutega moto n'urwego nari ngezeho rwo kuba afite imodoka. Nagurishije imodoka ibihumbi 200, 300 y'Abanyarwanda. Ibihumbi 300 y'Abanyarwanda hari buvemo ibihumbi 15 by'umukomisiyoneri. Ngewe ntago njya mbeshya. Yibuje ibihumbi 300 nkuraho 15 by'umukomisiyoneri. Yari yaravuze uwo muntu ngo ntazantungana imodoka. Birangira ko kugiye. Umva sakanda ati biriya bikamera bye n'ibimashini. Mashini yanjye editingaga nziza kandi urayizeme. Iri irashya do. Irashya ngiye kuyikoresha bati motherboard yayo ntago iboneka na ni isaha narajugunye. Uri kumva? Bajya kuri telefone zanjye. Nari mfite telefone naguze 180. Abo nabarozi bakoraga. Nabarozi kandi bo mu rusengero. Musengana? Oya tubyihorere. Ibirenza aho ndumva atari ngombwa. Hanyuma indi nene narayiguze 280. Urumva? N'indi nene naraguze 12. Zari telefone 3. Izo telefone 3 rimwe nicaye hanze. Ninjiye umwana arambwira ngo ngo hano haje akagore k'akadayimoni karambwira ngo ni ngahe kode ya cano yawe. Ngo ndamubwira ngo ntayo nguhaye. Ngo arambwira ngo nimuhe igitonyanga cy'amaraso yanjye. Ngo ndamubwira ngo nimba uri umunyembaraga ngo inu yatori. Umva twahuye n'ibintu by'abarozi kugeza ubwo tubaca amazi. Iwacu ntibadukangisha kuroga naho waburoga uti. Noneho ngo itavuga ngo Charlene nuko ungize birabi telefone bya mama wawe ndaje byose mbyicire rimwe. Ndi hanze Iwacu haba impano z'Imana. Yaramurebaga Imana ifite impano yamuhaye. Ngo dore ngakarakara cyahari mama ngo kavuze ngo zira telefone zawe ngo kagiye kuzitwika. Nukuri cyo bintu nibwo bwa mbere nari mbibonye. Kihorere twita njya mu cyumba. Handa tablet ya mbere naguze 180. Sanga yazimye. Handi ya kabiri naguze 280. Sanga yazimye. Handa gatushi naguze 12. Sanga yazimye. Initially ni kakagore koko kagiye muri za telefone. Ndazifata, ndazisengera. Biranga. Ndangije njya kugura amacage ntibanza yapfuye. Ndagenda ndazenguruka ngo mbone cage isha kwinjiza umuriro. Zose down biranga. Nzindukira mu mujyi. Noneho ngiye mu mujyi telefone 3. Nzishyira njya ahantu ha VIP bakorera amatelefone. Umuntu arayireba. Iya mbere yazimye, iya kabiri yazimye, iya gatatu yazimye. Ngo ariko mama ngo izi telefone zakubiswe n'inkuba. Abapagani rero hari ibintu utabasobanurira ngo babyumve. Ngo muzimu ngo yazije. Ngo izi telefone zakubiswe n'inkuba zari zicometse. Ndabwiye nti ntazari zicometse ntanazikoreshaga kuko ngiye telefone ndazikoresha cyane. Arambwira ati ibi bintu ntago biri bushoboke. Motherboard yiyi mu Rwanda ntiwayibona. Iyi ngiyi bimeze gutya, iyi ngiyi bimeze gutya. Nyijyana handi bibuko mbijyana handi bibuko. Byokora naje kugira Imana iyo nagurishije 280 bampa 80. Iyo naguze 180 nta niripfumuye nako karajwigira nta n'ijana bampaye. Uri kumva? Baragenda bamaraho ibintu.
bankuraho abantu, bankuraho ibintu, bankuraho abana banjye bararwara babagira abasazi. Ariko nyine hari ukuntu Imana igira ikiriti reka nze uri wabona umujura ariko kwibureba reka nze hanyuma yakeguka mugahita mukubitana amaso nuko Imana yabarebaga iti murashaka ko mama Charlene asonza sawa ajya mu bapfumi bareba babiteza inyatsi. Noneho umva kandi kantu bakoze umuntu yagiye mu bapfumu atanga ibihumbi 200. Urabimenya se? Tubyihorere. Atanga 200. Arababwira ngo aya mafaranga nzanye uriya mugore witwa mama Charlene si dukeneye umuntu uzongera kumukurikirana n'umwe, ubustare bwe buhite burangirira hariya. Ariko birengagiza ko haleluya ubustare bwanjye no kuri kose njye se narinzi uko baba basitari. Ibyo basitari njye nari mbizi, nari narahondaguwe nibereye ibya mega nari mbizi, ibya YouTube nari mbizi. Maze gutya Komba gutya ni nacyo se buretse ngoja kidogo. Hano umugore ko amaze kwaka. Urumva arata. Ayaha umupfumu. Umupfumu rero amubwira ibintu azajya akora saa 7 z'ijoro. Arahenura abona mama Charlene kumukurikirana mama. Wowe warabibonye ko n'umuntu wese ukoze titre ya mama Charlene aba yizeye $1. Niyo mpamvu n'umuntu udafite ibintu akwiye naho ashingiye ngo avuge mama Charlene aremera agashyiraho agafoto. Ni izina ry'umugisha nasanze ari izina ry'umugisha ntago ari izina ry'inyatsi pe. Nokore rwose ndashimira Kirisitu. Maze barabikora akomeza kubona nkomeje kuvuga, akomeza kubona nkomeje gukurikiranwa, aho ntanze ibiganiro bigakunda, kuri mama Charlene birakunda, asubira ku mupfumu. Ati ndashaka umbwire amafaranga ngi ibihumbi 200 naguhaye. Ahita amubwira ngo nungaruka imbere nzagukubitisha amahembe yanjye. Amubwira nabi kigira ubwoba kiragenda, ariko umupfumu abarayariye. Okay, kari agaciye hari. Kasogeze nkuru ujye uzimenya ko byabaye cyangwa warabitekereje gusa. Iyo story yabayeho. Arakubeshye. Bambeshye se sinza kwibariza nyirizina nyine ndiho ndakubaza. Ububazi. Nyirubwite. Ntago ari ngombwa ko ibintu byose duhita tubirangiza ejo se nzavuga iki. Nyine narindi kwabwira wenda banamenya aho naburiye n'utuntu nk'utwo yego. Ariko warabuze ugaruka warabaye keza mwa. Ndi mu ruganda. Imana ari kugucura. Ndi mu ruganda. Wowe agakoga gatoya se. Ngwiki. Okay. Zawutatu. Okay. Hanyuma kandi mugira umunwa muremure. Cyompa namwe. Ariko mugisha ko ari umukameramani niwe uzawakamiye uwo munsi. Kandi iyo mikino sinyikunda. Mama Charlene kwibeshyaho cyangwa kwihagararaho nk'umugore, hari ijambo rimwe tugeze gukoresha tuvuga ngo ugasanga umugore afite imiteto yo kuvuga ngo yansigiye make yo guha ngo n'abayabuze. Ubundi tubwira ibanga, wowe niriye banga wagiye ukoresha muri ibi bihe bisa naho wagombaga kwirwanaho uri umugore, kwishurira abana like n'utundi twinshi wagiye ukora ukabasha kwihagarara, ariko hari abagore benshi batabishobora hano hanze kurikije imibereho. Ngiye kuvuga ngo nihagazeho Imana yankubita urushyishaho ahita ngendanirako. Nahagaze kuri Yesu, ntago nihagazeho, niwe nahagazeho. Nahagaze kuri Yesu, umva mufata ipantaro mufata n'ikoti ntago uzancika na karuvate. Ninjye nawe ndahafata. Mufata mu ikote mufata karuvate n'ipantaro ntuncikira ruro. Abandi bagore ntago babishobora. Ntago mbizi buri wese agira mu Yesu we. Ngewe Yesu wanjye mvuze ngo nihagazeho. Nari kwihagararaho nkanahirima. Ariko nahagaze kuri Yesu. Kuva nakizwa Yesu namugize umuntu udasanzwe. Ndagenda mushakira umwanya ntigeze mbika mu ndi muntu. Kandi ahantu nicaje Yesu kuva nakizwa na n'ubu niho akiri. Ndavuga intu uzambera inshuti, uzambera umuturanyi, uzambera papa, uzambera mama, uzambera umuvandimwe, uzambera umushumba, uzambera pasiteri. Umugabo amaze kunta ndamubwira ngo uzambera umugabo. Arabyemera. Nawe rero kuko yabonye namaramaje ko nimba mbwiye ngo uzambera inshuti kuva nakizwa yarabigenze yarabibona ko kuko Ako mugabo n'umwana mwiza yumva kugutaka gusigana abana bose babyariye rimwe. Imana iguha umugisha. Imuha umugisha.
yego hanyuma rero Yesu umugabo ntaye bitambwira Yesu nti ariko sinabimubwiye niwe wabimbwiye hari ijambo yambwiye yarambwiye ngo umugabo arajya ariko tuzasigarana ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo uzamwara kuko wanyiringiye nanjye nzakubera ibyiringiro guhera uwo munsi ubuzima bugenda neza naho byanze Yesu akamfata akamfasha akama kwihangana ntabwo rero ari njye wihagazeho nizeye Yesu mu kuri kose ko kumwizera shorera imizi muri we nawe aba muri njye ubundi ibintu byose arabimpangira ukuntu njyewe rero mbayeho njye simbayeho nk'umugore utagira umugabo njye mbayeho nk'umugore ufite umugabo urenze abagabo bose uhereye no kuri wowe asigirasiyo reka ngusetse emi ubu nubona abagore batangiye gukanura amaso kubera ingaruka za kovide imirire yarahindutse ariko umugabo wanjye kankubwire umugabo wanjye Yesu emi waraguye ariko ntabwo naguye ariko buri munsi se none se Yesu ugira ngo umugore wawe ntaguhoza mu kanwa buriya sheri wanjye sijya mbona mwapostinze utuntu muri kunyiryaho burya nanjye hari ukuntu dufatana ifoto sha nande se na Yesu ko narayona ushyire kuri stade nta makuru ufite nundeba urahita uyibona inde se mugore w'umugabo ajya kumbwira ngo ngende umugore w'umugabo ngo mubashane se umugore w'umugabo ngewe ndatwika njye mfite umugabo urenze abagabo bose uhereye no kuri nubona wowe ugiye gusigara hasi ugira imibare reka uzi imibare mugira abagabo yone se umugabo agenda ati bakinyweraho kandi Yesu bakinyweraho umva ni mu ndakaseke imyaka narize ni myinshi abana banjye barabaroze barasariye rimwe uri kumva bakinyweraho akibagirwa ko ari mu muhanda akibagirwa ko ari muri kwasiteri yarahenze yaragabanutse mwitwaza ibindi umubyeyi wacu yaragikemuye uri kumva reka mbanze nkubwire iyo ugiye gusigara hasi ugira imibare kavuga tubwo ejo ushobora kutagira icyo mbona reka nsiga bibiri nawe yajya guhaha agashyiramo imibare ndashaka kukubwira uyu mugabo witwa Yesu wanjye ntabwo agira imibare nk'iyawe buriya wambonye nahashye ahita uvuga uti genda wa mugore we ufite umugabo utwika noneho abatabizi ko ari Yesu bajya bavuga ngo ariko uriya mugore ubanza afite ikigabo cy'ikiyobozi gikomeye cyamwinjiye undi se ukibonye wacyanga cyakumenera merega no ese udufaranga ariko ese ubwo nuhe mugabo wazana amafaranga arutayo Yesu ko muzi kwigereza ko se abandi ko atayaba ibyo birabareba erega abandi n'abandi ngewe ni ngewe nagira ngo nkubwire ngo Yesu arampahira adashyizemo imibare nk'imwe yanyu mushyiramo mwangiye guhahira imiryango yanyu nk'ubu Yesu ntiyatinya kungurira nido ariko tuvugishije ukuri ni uko bidashoboka ngo nkubaze guheruka kuyigura ryari nido se banywa amata asanzwe y'inka ariko sawa rero ntujaze kuvuga ko twe nta Yesu tugira iwacu ariko mwabagabo mwe n'abagore muri kureba iki kiganiro mu gihe narumiwe Yesu arahari nagira ngo nkubwire ukuntu nyine atagugumiriza nkamwe hari umugabo mwiza uhaha neza Yesu ko nta muntu azana ikofi ese ntiwari uvuze ngo Yesu ngo asigara rasiyo nagira ngo nkubwiye ko agira rasiyo itari nk'iyanyu ariko iyo ni imitwe mama Charlene dukurikiye saba badukurikiye bashonje bo nta Yesu bagira azaza mu gihe cyabo kandi nimba buri wese amenya Yesu we nabwirwa n'iki Yesu bafite se yewe ndi kugusubiza ukuntu atanga rasiyo n'abagore batari babizi babimenya arayitanga da ntiyicarira hano kuri kamera nkamuvuga ngabwira abagore bacu basiganira rasiyo nkeya rero ntabwo abagore banjye ntacyo nenda kubabwira bafite abagabo babo ahubwo ndibwirira abarushya n'abaremerewe n'abantu bazi ko Yesu atagabura Yesu agabura neza ubona nk'uko nguko ibicuruzwa byiyongereye ibiciro bano isukari umuceri kawunga esanse akada ibyo iwacu ntibihaba ko hangewe na Yesu se hari ikibazo afite cya esanse
kuyaje iwanjye asadatega ubu ushobora gukata mu kanya gato muri telefone yanjye nkahasanga ifura za beneri Yesu yohereje ntakinjira muri Eco Bank nkajya muri Beka Yesu yohereje cyane amafaranga utahawe n'umuntu amafaranga utasabye amafaranga utahawe n'umugabo waguteresa akayaguha amafaranga utakoreye ukayabona gutyo ugasanga umuntu nimero yakohereje amafaranga kuri telefone utanamuzi cyangwa se unamuzi ariko ntayo wamwatsa ari amafaranga ni Yesu ube wayazaye tuvuge ko nta bagabo bagutereta wowe se nimba bantereta ibyo ni uburenganzira bwabo none se babireka Yesu ugaguterese nyine akakohereza $500 ni Yesu wiyohereje kantesha umutwe ariko gutese akayanguriza se yabazi neza ko azajya mu maguru umunsi umwe ko umva sigaye nkorana ibigane n'umudayimoni ibi bintu buze tujye tuvugisha ukuri ikibi cyanyu rero nuko mwihaye ibintu ngo byo gukiranuka mukarenga umusaraba urambwira iki se ntago Yesu wamuharika ngo umuzaneho izo mbusuri zo ku ruhande gusa aba bagabo n'abagabo ko ari imbusuri mugabo uguha amafaranga nyuma akaza kuyakwishyura izo mbusuri ntago zishobora kugera ku buzima bwanjye uzabaze uzanaperereze niyo mpamvu na Yesu yamaze kubona ko ndi umugore w'umugabo umwe ari we Yesu niyo mpamvu amparasiyo Yesu se wamucinye mukamuzanaho imbusuri hakongera kuguha rasiyo ye uzabaze ako imbusuri zohereje $1 ako uzita imbusuri gute nta yahe $1 aruta Yesu Ega Yesu ntago afite bank akoresha nubundi akoresha nimero ya momo y'imbusuri nemi wo kwintuza wo kwihumura ndi kuvugana nawe cyangwa ni pirate ye yaje uravuze ngo bankoze mundi urabiza ajya gushyiramo imiyaga byagucanze wese nubizi nanjye nese kugisha nk'umunyamakuru nyine kugira ngo yankuremo ntawe urabizi ko ari igihe ukanura amaze nubwo uri umugabo kwicara ugafata utyo uti nanda bigera ntera busingiye guseba kwimuka biri kunsaba ibihumbi ntago bijya bikubaho uvugira kuri kamera uvuga uti uzabaze ngewe buri munsi mba nifite nk'umugabo ngomba kwihagaraho umugore w'icyo gihe abacecetse urumva abagore bafite abagabo bose nkaba mashayene ariko nawe uramufite ngenda mufite yego ndumva ari ibyo okay urumva wenda mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi uraguze cyane ariko hari akantu kamwe nshaka kugarukaho hari abagore benshi nanone kandi bahura n'izi mbusuri ariko rimwe rimwe bareba ibiganiro hari amagambo abafasha bakomeza ese birinde imbusuri cyangwa baziterera umubare neza reka nkubwire ngiye kubisubiramo umugabo ubona umugore ari umupfakazi akabona umugore ni nyirantabwa nta bushobozi afite nta n'ubuzima afite mugabo akaba n'uwo mu rusengero n'uwo mugore ari uwo mu rusengero ukamutega amafaranga yawe kugira ngo uzabone uko mwinjirira ntago uri umugabo uri imbusuri mbigusubiriyemo kandi ntago nywa inzoga nubwo mpubutse ni imbusuri afashije shitani kurimbura ubugingo bwa wa mugore umugabo nyamugabo rero bura uzareba ijambo ryitwa umugabo ni ijambo rikomeye hari n'igihe umwana akora akanatikora hasha uri akagabo ntago wari wumva se umuntu avuga ngo ngo yisha ngo se kuri umugore hoya uri umugabo ni umuntu aba umugabo kubera ibikorwa byiza yakoze rero aba bantu bameze nk'amasiha rusahuzi bajya basahura abantu babavana mu nzu y'Imana kubwira ukuntu ari imbusuri rero ubundi abagabo baremwe mbere y'abagore bikumva niyo mpamvu baba bakwiye kuba abagabo bakaba abagabo ahantu hose n'Imana yabareba kavuga iti kabisa kuba narabizeye nkabagira abagabo kuko Bibiliya iravuga ngo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero n'umugabo akwiye kuba umutwe w'urugo rwe yego bishatse kuvuga ngo nimba uwo mugabo afite n'ubushobozi bwo gufasha uwo mugore nabikora ariko atarindiriye inyungu kandi Imana izamuha umugisha mwinshi cyane rero ntago nabwira abo bagore ngo nibiga ukuntu bazayabaka kuko abagabo benshi babibaho bazasarura atari bugusaruremo ntago azakubibamo abibaho azasarura ibyo bintu narabibonye umugabo wabona bibaho atazasarura barahari narababonye n'amaso yanjye ariko ni bake cyane abagabo benshi barabiba bati reka nkubibemo nzagusaruramo hari igihe rero akubibamo urukumva akabiba akaba wenda yaguha ayo mafaranga cyangwa akagufasha
mu bihe bito ariko akakubibamo yibwiye ngo aje kugukemura ibibazo bitanu akagusigira nk'ibibazo 20. kandi niko nabonye bateye. Rero nababwira ngo nibizere Imana, nizeye iracyakora iracyatabara, kuko njye Imana yantabaye ngeze mu rwego rwo gushaka gucumbikisha abana banjye ngo njye kwikorera akazi ko mu rugo. Niho nari ngeze muri 2019 mu kwezi kwa 3. Nari ntangiye gupanga ukuntu ngiye kubatanga nkabatanga, ariko biri mu mutwe wanjye, hanyuma nkajya gukora akazi ko mu rugo. Imana yangeza mu kwa 7 hita ingira icyamamare, hangira nanjye gufata ku mfura za Beneri. Ariko bavuga ko kugira ngo bicyamamare nyine no ko wagize umunwa ukabasha kuwukoresha, icyo gihe ugashyira ukuri hanze. Uko biri kose umunwa nagize se bo ntibawufite, bazawuzane nabo bawukoresha bameze nkanjye. Ubwo imbaraga bavuga ko wabeshye, ko nabeshye. Ubwo se ugize Imana ukaza ukabeshya ukabona abo beshye barakwemereye ubguwe neza, nabyo ni umugisha. Ko hari igihe ubeshya se bakakuvumbura ntacyo bakumariye. Urumva nge naranabeshye ndahirwa nyine, nabyo ni umugisha. Uzi umuntu agiye kwiba ntibamufate, Imana umbabarire ntibamfate, nge ndumva ari icyo nagusubiza. Ariko ubundi umuntu ugiye wukura uko kubeshya ntago bose n'abakirisitu nabo bazaze babeshye babibyamamara. Ariko mama Charlene, ibintu uvuga n'umugano n'umuntu ugira kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, wumva nta handi hantu biva? Umunwa ngira rero, umunwa wanjye ni uw'umugisha. Uri kumva? Kwako umunwa wanjye nta muntu wigeze wirukanisha ku kazi. Uyu munwa wanjye nta rugo rwari rwasenyuka kubw'umunwa wanjye. Uribaza? Ntago nari nateranya abafiyasi kubw'uyu munwa. Nta muntu wari wajya mu bitaro cyangwa muri gereza kubw'umunwa wa mama Charlene. Nimba umunwa wanjye ntacyo kubangamiye mu buzima bwanjye, umunwa wanjye si ukubangamiraho iki, ko ari uwanjye nyine, ari njye uwugenda, nari njye uwikoreye. Ntabwo uremera bazi ibindi nkukuzanira umuntu. Okay, reka tugushimire, wakoze cyane. Imana igumugisha n'ubutaha uzagaruka. Ariko noneho hari abakunzi benshi bawe, ariko hari n'abantu bajya muri commentaire ugasanga bashizemo ibintu bidakwiriye, ariko ntekereza ko amagambo yawe ntasa na yawe. Bashyizemo iki? Banditse basisiriza. Rekada, ubundi abantu bahuza bitewe n'ibyo bahuriyeho, kandi umuntu amagambo avuga nicyo gipimo cyiwe, nirwo rwego rwe, kuko buri tiyo yose igira amazi isohora. Itiyo ijyana umwanda muri toilette nariye burya ntago hanyuramo nayo gutekesha. Itiyo ijyana amazi y'ibyombo nariye ntago hanyuramo ayo gutekesha. Iyo minwa y'aba bantu rero ni amatiyo, buri wese azajya asohora amagambo bitewe nawe, ntago rero wabimuhora. Abana bameze neza? Yego, abana bameze neza, bari kwiga nta kibazo. Naho mutoye mumeze neza? Bameze neza cyane. Okay, ibyo benshi batamenyereye, ntago ndibuze kukurekura udasengeye abagore bakunda guhura n'ibibazo nakubwiraga mu magambo make, hanyuma bakubitira isengesho. Ndabizi ko uri umwinginzi mwiza, hanyuma tugane ku musozo. Yego, turagushimye mwami w'ibihe byose Uwiteka, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye, tugushimye imbaraga zawe nyinshi, tugushimiye kubw'iki kiganiro turi kuvuga imbaraga zawe n'ukuntu ukomeye n'ukuntu urenze. Dusengeye abari mu kaga no mu makuba, bari mu byago no mu bigeragezo. Dusengeye abantu benshi babuze uko bagira kugira ngo babere icyerekezo n'ubuzima, ubabere ihumure, ubarinde ihungabana. Kugira neza kwawe no kugirirwa neza n'Imana bibomeho. Uruhura abarushye, utabara abari mu kaga no mu bigeragezo. Ugirire neza abantu bawe Mana, kugira ngo ukuboko kwawe kwiza gukomeye kubahaze, kandi kugira ngo imbaraga zawe bazisegure, hanyuma bazabona ibyiza nk'ibyo waduhaye, kandi ukomeze ubagwirize inkomezi mu gihe bakurindiriye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dushimire mama Charlene, yakoze cyane kubw'umusanzu yatanze. Ni isomo rikomeye, kandi nk'ubwo namubaje nk'umunyamakuru, suko ntazi ko amagambo menshi afite ari ay'ubwenge. Hanyuma nanjye mushimire, mu nkomera amashyi, nakoze cyane kubw'ikiganiro nazanye uyu munsi, message nziza. Dushimire na Mugisha wari kubanga bw'ibyuma nawe dufashe kugira ngo amajwi n'amashusho abajyeho neza. Hanyuma narikuzo Emi, reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Mwakoze cyane.